Halo, mwaramutse mumeze mute? Nanjye meze neza nkuko mubibona. Muri iki gitondo rero ngiye kubereka akantu ushobora gukoresha ugakira ibiheri n'inkovu zo mu maso utiriwe witukuza, ukagira uruhu rwiza utitukuje. Ako kantu rero nta kandi, ni akantu koroshye gukoresha. Akambere ni aka ngaka kanditseho tirimerike. Rero ukuntu uyikoresha ndaje mbibereke. Aka kabiri ni aka ngaka bicarbonate. Kuvuga ngo ni ibintu bibiri ukoresha. Ufata akayiko ka bicarbonate n'aka tirimerike, noneho ugashyiramo akayiko k'amazi, ushatse ushyiramo ak'ubuki cyangwa indimu. Njye rero nakoresheje akayiko k'indimu. Warangiza noneho ukisiga. Dore ukuntu ukisiga, ukoresha akaroso. Iyi masike uyikoresha iminsi 5 gusa uba wamaze kubona impinduka. Urabona uko uyisiga biba umuhondo, ariko iyo itangiye kuma biba umutuku. Negereze kamera kugira ngo mumbone neza. Wisiga wirinda ko bijya mu maso, wirinda kwegereza amaso. Ariko mbere yo kuyisiga urabanza ugakaraba nyine, ukikuraho amavuta ukabona kwisiga. Niyo mpamvu nyine mubona nanjye nsa gutya. Nta kintu na kimwe nari nisize usibye gukaraba n'isabune. Murabibona rero masike namaze kuyisiga, ubu ndindiriye ko yuma. Narindiriye kuma, uyimazaho iminota 30, ugahita ukaraba n'amazi y'akazuyazi cyangwa se koga hakonje, kubamenyereye hakonje. Ndindiriye ko byuma. Nkuko mubibona nyine masike yacu yumye, imajeho iminota 30. Urabona ukuntu bisa, biba byabaye nk'umutuku. Birabona kubera bicarbonate iyo ivanzemo ihita biba umutuku. Ariko ni nziza, ivura ibiheri, ikiza n'inkovu. Uyikoresha buri munsi mu gihe cy'iminsi 5. Iminsi 5 uba umaze kubona impinduka ku ruhu rwawe. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza. Mukore subscribe, kande like, muke gukora comment, kugira ngo igihe cyose tuzajya dukora ikiganiro mujye muhita mubona notification. Ndabakunda cyane, mugire umunsi mwiza. Bye bye.